muraho neza nitwa Vincent. Jose Chameleone akoze agati mu ntozi. Jose Chameleone wari wambaye imyenda ya APR FC, abariyo bakunda Jose Chameleone bahise bavuga bati uyu nitwamukunda kubera yuko yambaye imyenda y'igikona. Munyumvire mwabantu mwaho imifani y'u Rwanda igeze, aho abafana ba Rayon Sports bageze. Ati Jose Chameleone kuba yambaye imyenda ya APR FC kandi twamukundaga cyane nitukimukunze. Ngaho munyumvire mwabantu mwe imifanire y'abanyarwanda ahanegeze, kubona umuntu wamukundaga cyane ukunda ibihangano bye kubera yuko bikwigisha ndetse binakuruhura mu bwonko, ariko wabona yambaye imyenda y'indi kipe ngo ntago ukimukunze. Iyi nyambaro rero yatangiye kugaragara Jose Chameleone yambaye nyine ubwo y'ikipe ya APR FC ku itariki 27 ndetse n'itariki 28 aheje muri Stade Amahoro. Yari n'umuhanzi wari watumiwe nyine kuririmbira imbere y'abafana ba APR FC. Abariyo rero bati ntago tubyishimiye twagukundaga, ati nabwo baye mukeba wacu. Abazi gushishoza rero bahise bavuga bati Chameleone atakaje amamiliyoni y'abafana bamufanaga hano mu Rwanda kubera ko nyine abafana ba Rayon Sports batabyishimiye kumubona yambaye imyenda ya APR FC. Ati yaza akaririmba ariko ntiyambaye biriya byenda by'abafana ba APR. Mumve mwabantu mwe abafana ba Rayon Sports urwego bagezeho rwo gufana, nibazi gutekereza neza impamvu yatumye yambara iyi myenda yayambaye mu gushimisha abafana ba APR FC. Kandi imyenda yayambaye aya ni amafaranga yari gukorera. Jose Chameleone rero nta kintu yari yitayeho kuba yambaye imyenda ya APR FC, ntibivuze ko ayikunda ndetse ntibinavuze ko ayanga. Gusa ikiriho cyo nuko yari yaratumiwe muri iki gitaramo nyine cyo kwishimira igikombe cya APR FC, hanyuma agahabwa imyenda ya APR FC akayambara agashimisha abafana, amafaranga yari ari kwinjira. Bafana ba Rayon Sports nimubyumve nabi, ntago mvuze yuko mutazi icyo yari ari gukora, gusa bwo abenshi bari kuvuga bati twamutakarije icyizera, ntago tukimukunda kubera ko nyine yadutamaje, yakojeje hagati mu ntozi kumwana mu myenda ya APR FC. Abariyo mwihangane, gusa nigeze atangaza ikipe akunda hano mu Rwanda. Icyambere cyo nuko mwamubonye muri imyenda kandi ari gukorera amafaranga. Aya mafaranga rero yakoreye nazatunga umuryango we ndetse nawe akamutunga. Gusa nubwo byababaje abafana ba Rayon Sports kuba yari yambaye imyenda ya APR FC, abo muri stade ho bari bishimye cyane kubera imiziki ye nyine ikunzwe ndetse nazwi n'abanyarwanda benshi cyane ndetse n'abanyamahanga bari kubireba ku mbuga nkoranyambaga uburyo Jose Chameleone ari gutwika. Abenshi banarebye uburyo umupira wa APR FC wagenze bo mu mahanga nyine, ariko biteguye kureba uyu muhanzi w'icyamamare wo mu Bugande Jose Chameleone. Abafana ba Rayon Sports rero bari kuvuga bati uyu mugabo azi ko tumukunda mu Rwanda, abanyarwanda bamukunda ari benshi. Ati kandi abafana ba Rayon Sports nibo benshi, atashobora kuba atabizi ariko yikoze mu nda, bati yimeneye imbehe. Atarabizi yuko cyangwa se bashobora kuba baranabimubwiye ko twakinye na Bugesera hanyuma bakatwiba igikombe cyari kubi cyacu. Ati wenda uyu nguyu ni ushobora kuba yarazasusurutsa abanyarwanda muri rusange Rayon Sports yishimira igikombe, ariko baza kutwiba. None arabizi ariko ari kujya imbere y'abafana akaririmba yambaye na bino byenda kugira ngo nyine ngakunda bashimishe. Bati igikombe nicyo bibye, bati iki gikombe cyari gikwiye Rayon Sports, ati kuko niyo yari yaragikoreye, ariko baza kutwiba abasifuzi hanyuma igikombe kigiye kwa APR FC. Ngaya amajwi rero y'abafana ba Rayon Sports batishimiye uburyo uyu muhanzi Jose Chameleone yambaye imyenda hanyuma akararirimba ayambaye arimo ngasusurutsa abafana ba APR FC ndetse n'abandi ba sportif bose bari hariya muri Stade Amahoro. Rayon Sports yababaye cyane, abafana bayo bababaye cyane kumubona yambaye iyi myenda kandi bayanga urunuka. Ati ubwo rero abafana twavuyeho ntituzongera gufana uyu muhanzi Jose Chameleone, bati kandi ntituzongera no kumva imiziki ye. Gusa abo nabo mu mifanire itagezweho. Gusa ubundi umuntu ukunda umuntu ntiyakavuze ngo twanze uyu muhanzi kubera ko yambaye imyenda ya APR FC. Iyi myenda ya APR FC yayambaye gukorera amafaranga nyine. Gusa nanone benshi bavuze bati Jose Chameleone turamukunda n'ubundi nitwareka kumukunda ngo nuko yambaye imyenda ya APR FC kubera ko yari gushaka amafaranga nyine. Umufana wa Rayon Sports wese uri gupfa kubona iyi foto ku mbuga nkoranyambaga Jose Chameleone yambaye imyenda
y'iyi kipe nyine APR FC ifite abanyarwanda benshi bayifana, ariko nanone ikaba itarusha Rayon Sport abafana benshi. Bari guhita basikororinga bakikomereza ntibanasome ibyanditswe kuri iyo foto nyine. Mu makomenti yabo uri gusanga barimo baraganya bavuga bati Jose Chameleone ibi nibi kiba dukoreye, kwambara ibyo byenda urabizi, ibyenda by'igikona kubera icyo wabyambaye. Ngengo kuri ibyo abafana ba Rayon Sport, ariko abafana ba APR bo bari guhita bashira udutema twinshi bakavuga bati Jose Chameleone uri umuntu w'umugabo turagukunda cyane ndetse tunakunda ibihangano byawe, badushimishije ari muri stade ubwo twikoreraga igikombe cyacu, igikombe cya shampiyona. Ngango kuri iby'imifanire y'abanyarwanda, imifanire navuga itagezweho kubera yuko nyine batekereza hafi batatekereza kure, kugira ngo bamenye nyine icyatumye umuntu yambara imyenda yindi kipe. Icyambere cyo ntago ari umunyarwanda wenda ngo tuvuge ngo yaravuze ngafana Rayon Sport hanyuma mu yindi minsi bamubone yambaye imyenda APR. Yoya, ibyo ntago ari byo. Si umunyarwanda nigeze atangaza ikipe akunda hano mu Rwanda nyine. Ngango kuri ibya Rayon Sport twavuga tuzaberangize. Icyambere cyo nuko abafana ba APR bishimye ndetse n'abandi ba sportif bafana Rayon Sport nabo bishimye, uretse nyine babandi baba batazi ibyo gufana icyari cyo. Mw'abanyarwanda mwe, niba uri umufana wa Rayon Sport nyandikiraho muri hepfo muri comment umbwire niba wakanga uyu muhanzi bitewe n'ukuntu nyine yari yambaye imyenda ya APR. Gusa hari abamwanga, hari abahise bamwanga kandi bamukundaga. Abo bose mukomeze kwihangana nyine, nakundi byagenda yari kwishakira amafaranga niyo yamuzanye mu Rwanda kuko ntigeze agaragaza ikipe akunda. Nawe wahaye amafaranga ugira ibyo ukora mu kindi gihugu, nawe ndakeka wabikora. Gusa ntiwabura kubabara kuba nyine wari uzi ko ikipe izatwara igikombe bikarangira itagitwaye. Nakundi nyine byagenda ni ugufana ikipe rimwe iratsinda ubundi igatsindwa, nayihora itsinda rega no mu mahanga biraba. Ikipe rimwe iragushimisha ubundi ikakubabaza nyine. Nubwo buzima nyine iyo wiyemeje gufana ibyo byose ubu byiteguye, kuko nta kipe ihora itsinda ndetse nta n'ikipe ihora itsindwa. Nge rero nakwisabira kunshigira ukakana kuri buto subscribe kugira ngo nyine amakuru nzajya nkora azajya kugera mu bambere. Abafana ba Rayon Sport mwihangane nyine kwa mutatwaye igikombe, gusa abafana ba APR bo barishimye cyane. Ibyo niho bababwira ngo Rayon Sport nta gikombe yatwaye, kuko n'ubundi nyine ni baba bashaka kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itware igikombe, aho kugira abafana ba APR bumve ngo ikipe ya Rayon Sport yatwaye igikombe bakumva ngo iyindi kipe yagitwaye. Nanone abafana ba Rayon Sport aho kugira ngo bumve APR yatwaye igikombe bakumva ngo iyindi kipe yagitwaye. Nguko rero ibyo abafana bahora bayitekereza buri munsi. Gusa nanone umunyarwanda aravuze ngo agakunze ababere karabateranya. Ngo Jose Chameleone witeranyije n'abafana ba Rayon Sport, ariko abafana ba APR bo bishimye cyane. Nge rero kugejeje amakuru nitwa Vincent, nakwisabira kunshigiye ukakanda kuri buto subscribe kugira amakuru nzajya nkora zaje kugira mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.